akagatipe ko katanyishyura ese ubu ngubu kanze nkahamagare buretse inzu zanjye karazifashe kanze nkahamagare kambwira impamvu katanyishyura. nawe rwose uvuze afite abantu ntabwo bivura. Alo alo ubu turi hafi ahantu rwose ubu ndabizi reka ahubwo mwitsi. Alo yego ariko rwose rwose kabisa rwose ibintu bijyanye n'inzu rwose ushaka rwose wambabarira. Ariko sha utanyishyura bimeze biti naguhaye inzu wabonye nkukodesheje inzu ukeka ko wayiguze se? Rwose kabisa amafaranga yarabuze neza yarabuze y'inzu rwose ushaka wahashyiramo imiyaga. Reba kwanza rero n'ukuntu wagize dore zirimo no gusenya kutananyishyura ngo mbashe kuzikoresha. Wewe nagukodesheje inzu ukeka ko waziguze se? None hangewe n'inzu zanjye amafaranga cyamite musohora n'uburangiti bwawe bwose hanze n'ubusanzwe wanzerereze. Oya muri no minsi rwose nta nakoraga banyirukanye. Aya rwose base nk'icyumweru kimwe sibyo. Oya rwose pe oya wisohora ariko mbabarira pe. Oya rwose kabisa n'ubundi rwose ibintu wagiye bikora kaboneza kuva kera ariko aya rwose boss oya basi icyumweru kimwe kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo oya rwose ikintu nizamba ni ukuri pe ni ukuri. Oya ntabwo ndi mu rugo. Oya ugiye kuza mu rugo? Oya ntabwo ndi mu rugo rwose, ntabwo ndi mu rugo pe ariko ngenda bizi neza rwose umusebe ejo nzaba nabikoze pe. Kandi na ya mafaranga yose ndayabara ubimenye yose ndayabara. Sawa rwose murakoze. Hano ugaze kwifungura ry'uyu munsi ariko yabuze abantu pete ntabwo bibura. Ubuze ndimo ndagiye avoka yuko nza ibi bihome byo by'inzu zaza bitware. Uragaze uko ngiye kwirirwa avoka we ariko amafiriti n'imice natware ninjye gasambura remo yaheza hese sha. Niriwe avoka ntangaza kunyirukana mu nzu ye. Gusa ngenda setse nagaze kwifungura ry'uyu munsi ari avoka mbwa gusa karayishenye neza abantu bo babaye bati ariko ningira Imana ndamubona.